Abakuze rero basobanukirwa 5 TV ndabasuhuje kandi mbahaye n'ikaze mu biganiro byacu, ibiganiro bitandukanye nk'uko musanzwe mudukurikira ku muyoboro wacu wa Sobanukirwa 5 TV. Murabizi ko inshuro nyinshi cyangwa se ibihe byose tubagezaho ibiganiro byiza, ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bishimishije ndetse n'ibiganiro byungura ubumenyi, n'ibiganiro bituma ubasha gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu ngingo zacu cyangwa se topic nyinshi zitandukanye tugenda tuvugaho. Iyi channel rero yacu ntabwo ivuga ibintu bimwe gusa, ahubwo nyine igenda icukumbura igasesengura, yamara gusesengura no gucukumbura ikabazanira ubumenyi ndetse n'ubwenge kugira ngo namwe mubeho mu buzima bushingiye kumenya kandi mumenye byose ibintu bitandukanye, iyobokamana, ivugabutumwa, by'ubuzima busanzwe. Ibyo byose rero tubibagezaho 5 kuri 5. Reka rero nsabe abashyashya barimo baragana urubuga rwacu rwa Sobanukirwa 5 TV kugira ngo mujye mukora subscribe, hanyuma mujye mubana natwe ibiganiro byacu bishya uko bitambuka bibagereho. Kandi nanone icyo washaka ko twavugaho cyangwa se ikibazo cyose wabaza washyira muri comment, kugira ngo menye ibyo mukeneye hanyuma ngiye mbikoraho nyine kubera ko ari byo muba mushaka by'imbere. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'amadini. Murabizi hano mu Rwanda tugiye dufite amadini menshi atandukanye, murayazi ntabwo nakwirirwa nyavuga, ariko wakwibaza kubera iki adahuza? Kubera iki amadini adahuza? Usanga abantu ntibashaka guhuza, ntibashaka kuba umwe, kandi bakemera ko Imana ari imwe, ariko kandi ugasanga imikorere yabo iratandukanye ndetse n'imyizere n'uburyo bayizera. Ku munwa Imana ni imwe, twese turi abakozi b'Imana, twese dusenga Imana imwe, ariko kuki yazamo utuntu tw'udutiriganya, ugasanga umuntu wese afite ukuntu atwara ibintu bye, undi agasanga afite ukuntu atwara ibintu bye, hanyuma wava muri bamwe ujya mu bandi ugasanga ni ikibazo. Tugiye rero kureba impamvu ituma amadini adahuza, yewe atazigera anahuza kuva kuzageza ku mpera y'isi cyangwa se ku irangira ry'isi. Amadini ntabwo ashobora kuzahuza. Ubundi amadini, ubundi iyobokamana rishyirwaho n'abantu kugira ngo bihangire wenda se nk'uburyo bwo gusenga, aho usanga n'ubundi aba atari bumwe. Niyo ngo iyobokamana mu by'ukuri rishyirwaho n'abantu nyine kugira ngo bihangire uburyo bwo gusenga. Nk'ubu wisomye nko mu Bakolosayi ibice 2:18 bavuga ngo ni koko ibyo bisa nk'aho bisa n'aho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Rero kera tubona n'amadini yari ariho ukuntu yigishaga, wenda yo yacyuzaga abantu twabo akoresheje amategeko, akigisha amategeko y'Imana, nta bindi bintu tubona bigeze bagenderaho, nta bindi bintu tubona bigeze bafata ngo babivangavange, bafate Yesu, ubuhanuzi, ibintu by'inyatsi, ibintu nk'ibyo byose usanzwe mubona cyangwa se mwumva aha ngaha, ntabwo bo tubona ibyo bintu mu by'ukuri babikora. Rero wakwibaza ngo kuki kigiye bihari? Rero nk'uko nabivuze, ubu nicyo kiganiro tugiye kureba. Wowe uri mu idini cyangwa se icyo mwita itorero, ariko se ni ukubera iki uramutse uvuye aho uri ukajya gushaka umukobwa w'ahandi byaba ikibazo? Ni gute se ugiye kuhashyingirirwa usanga hamwe wari uri ntawe ugukurikiye, bakaguma aho ngaho, ahubwo bakagutenga, ahandi bakagufungira amasakaramentu, ahandi inshuti zawe ntizikugereho? Nuko rero twifashishe ijambo ry'Imana kandi usanga bose basoma bagahuriraho. Natwe nibyo tugiye kwifashisha muri Baroma ibice 12 umurongo wa 5, ibice 12 umurongo wa 9 avuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza, ibyo gukundana. Bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Urumva aha ngaha uru ni rwo urukundo rw'Imana, urukundo Bibiliya itwigisha. Iyi ni ya Bibiliya nyine duhuriraho,
amadini yose ahuriraho, akatolike, abadivantisiti, abaprotesitanti ndetse n'abandi uretse wenda abasilamu, ariko nabo kandi bigisha urukundo. Burya usanga ubundi ku munwa amadini yose yigisha urukundo. Rero ahangaha tumaze kubona ko harimo hatubwira urukundo, ku byo gukundana, bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyire mugenzi we imbere. Ese koko aya madini ashyira n'imbere? Impamvu iki kintu ushobora kukibazaho, murabizi ko rimwe na rimwe ushobora kuba uri mu idini runaka, wamara kuba urimo ukaba wanabenguka umukobwa waho cyangwa se umusore, mbega mukabengukana, ariko kuba umukobwa yaza, tuvuge nk'urugero wenda ni umwadeperi n'urugero, akaba aje muri katolike, ugasanga icyo gihe bibaye ikibazo cyane ku buryo adeperi izamuca kubera ko yayivuyemo akajya gushyingirwa ahandi, cyangwa se yari umukatolika avuyemo agiye muri adeperi, ugasanga abantu bamufungiye amasakaramentu, aho kugira ngo abantu bashimishwe n'uko umwana wabo agiye bareze, agiye ahandi, bamuherekeze neza, bamushimire ko abonye umufasha, abonye umutware, ugasanga ahubwo baramuhagaritse, ugasanga baramuciye. None wakwibaza ngo kubera icyo kintu kibaho? Kuki aho kugira ngo abantu bakomeze kunga ubumwe, amadini ahuze, afashanye, agenderanire, kuki akomeza buri wese ashaka gukurura yishyira, buri wese agakomeza gukenera gukurura yishyira? Rero impamvu twamaze kubona ko idini ubundi ari ikintu gishyirwaho mu nyungu z'abantu, ni ukuvuga ngo rihangwa rigashyirwaho mu nyungu z'abantu bwite. Rero ab'iki gihe rero ni ukuvuga ngo impamvu ni uko abakristo babo babagize ibicuruzwa. Abakristo baba bagize ibicuruzwa, ni ukuvuga ngo ni nka kumwe nyine, urumva iyo uvuyemo ukagenda, rimwe na rimwe urumva ko uba uri kubahombya, ubahombeje, kugira ngo batange gasopo no ku bandi basigaye, nabo batazibeshya bagakora nk'ibyo ukoze. Niyo mpamvu bakwamaganira kure, bakavuga ko wayobye, bakavuga ko ugiye mu buyobe. None umuntu ajya mu buyobe gute? Kuki wumva yuko ibyawe ari byo by'ukuri byonyine, abandi ukabacira urubanza? Ugasanga abantu bahagarara hariya barigisha urukundo, rwose mukundane. Ibi ngibi rero ni ukuvuga ngo niba amadini ari ateje ibibazo gutya, acamo abakristo cyangwa se abayoboke babo akabacamo ibice, muri icyo gihe baba bari no guteza leta akaga. Ni ukuvuga ngo ubundi leta yagombye kuyobora abaturage ubwabo bumvikana, abaturage bahuje, ikabayobora neza. Icyo gihe ni ukuvuga ngo burya iyo bayoboye birakunda, birahuza, biroroha cyane, imitima yabo ibasha kuyoborwa. Ariko niba umuntu umwanganiye mu idini, mukanganira muri hamwe bavuga ko bemera Imana, nari umukatolike mvamo, maze kuvamo njya gusengera ahandi, none abo twasenganaga baranyanze, nahindutse umwanzi wabo, cyangwa se nari umupentekote cyangwa se n'umuprotesita, ndagenda njya muri isilamu, maze kugeramo abaprotesita baranyanga, cyangwa se nari umusilamu, maze kuba umusilamu, maze kuvamo ngiye gushaka mu bakristo, abasilamu barantenga, imiryango yaranyanze, ndi umwanzi wabo. Ibyo byose murabizi ko mu madini bamwe. None ibyo ni iki byabasha no kugeza kuri leta? Ese niba abantu bacikiyemo kabiri mu idini, hariho yitwa ngo havugirwa Imana y'urukundo, ariko ugasanga abantu bacikiyemo ibice, ni ukuvuga ngo icyo gihe no kuri leta bigira gute? Habaho ingaruka, habaho ibibazo bikomeye mu mibereho y'abenegihugu. Rero idini impamvu ikomeza gutuma abantu badahuza, cyangwa se iyo ikomeza gushaka gucamo abantu ibice, buri wese ashaka kwikurura, nta kintu uko ari inyungu z'amafaranga, ni inyungu y'ibyo bakora. Ni ukuvuga ngo idini ubundi ishyirwaho nk'umushinga, ku mushinga w'umuntu nyine ku giti cye. Niyo mpamvu ubona bakomeza nyine barwanira abantu. Kubera iki se? Buri wese akubaka akantu ke, undi akubaka ke, undi akubaka akantu ke. Ni ukuvuga ngo uko niko abantu babaye kubaka, aho usanga abantu buri wese yubaka akantu ke, buri wese akubaka akantu ke, buri wese akubaka akantu ke. So rero bivuze ngo iki? Niyo mpamvu uzasanga abantu nyine, abantu badahuza, abantu
bagize gute abantu ubona nta dini ishobora guhuza n'indi. Ni ukubera ngo buri kantu kose idini yose igenda yubakira ubwami bwayo ubwami bwayo ubwami bwayo. Niyo ngo kugira ngo bakore umurimo bahurize ku Mana cyangwa se bashyire Imana bungukira abantu Imana wabohereza ku Mana, urasanga babiyoherezaho ubwabo. Ashaka kuba umwami w'ikintu runaka, njyewe urabona nubatse ibi, njyewe nakoze ibi. Ibyo ngibyo byose mu by'ukuri nibyo bituma abantu badahuza, noneho ugasanga abakristo nabo babiberamo inzirakarengane. Kubera iki? Ni ukubasomera Bibiliya bababeshya, bakabazanamo uturongo turi aho ngaho gusa, ariko ntawe ushobora kubasomera iri jambo. Niba koko tuvuga ngo turi abakristo, aravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka muhorane ibyiza. Mwange ibibi urunuka. None gutandukanya abantu ngo ibyo ni ibyiza cyangwa ni ibyaha bari kubabwira mwanga. Rero usanga amadini mu by'ukuri amenshi ateje ibibazo cyane. Nawe murabizi ko hanze aha ngaha murabizi hari amadini, ni ukuvuga ngo buri bantu bose bagiye bubaka ni nk'amashyaka. Ngewe nturuka aha, ugasanga abaturuka barakurikiye, yewe yaturuka aha usanga aturuka barakurikiye, ahawe akavuga yuko asenga Imana kandi yigisha urukundo, ariko ukaba utajya gushakamo umukobwa mu gihe utava aho hantu. Urumva? Kandi niba abantu bari aho bityo bakaririmba, bakuzuzwa, bakavuga Imana, bakagira gute. Rero ni ukuvuga ngo ubwo twabibonye ngo ni koko ibyo bisa nk'aho ari iby'ubwenge, ariko kandi ngo ni ukuvuga ngo abantu bihimbira uburyo bwo gusenga ngo bamere nk'abicisha bugufi ibigo by'umubiri, ngo ariko kandi nyamara nta mumaro bigira. Nta mumaro bigira, ni ibintu nyine biri aho gusa bidafatika, bidasobanutse. Ariko mu by'ukuri impamvu nyamukuru ituma amadini adahuza ni uko ntabwo yubaka ubwami bw'Imana. Oya, nubwo wicayemo bakoshya ko bari kubaka ubwami bw'Imana, uri kujya mu ijuru, bari kugufasha, ntabwo ari icyo ngicyo bashaka, ahubwo bashaka kugira ngo bakubyaze umusaruro. Rero uwo musaruro bagukeneyeho ni ukuri niwo musaruro utuma ibintu bikomeza kuzamba. Rero niba koko bari kubaka Imana, bari kubaka ubwami bw'Imana, Umusilamu nasohokamo ahari akajya kwishakira umukristo, ntibamureke ajye kumukurikiza amagambo yabo. Umukristo nawe niba agiye ahantu runaka, nawe bimufungira amasakaramentu cyangwa se bimutenga cyangwa se bimuca, ahubwo bashimishwe n'uko abantu bakagize umwe, bakabaye umwe. Kuko niba ari Imana bari gukorera, atari ubwami bwabo bari kwiyubakira, noneho abo bantu babumwe, abo bantu bahuza bavuga ati kabisa Imana koko turimo turasenga, Imana turimo turahurizaho ni imwe, Imana iba Imana, ariko Imana imwe, abantu bakundane, urukundo ruzira uburyarya nk'uko hano biri kubivuga, kandi umuntu wese ashyira mugenzi imbere. Rero amadini ntashobora gushyira imbere, buri wese akurura yishyira. Mu itorero ry'Imana tuzareba niho umuntu ashyira mugenzi we imbere, ariko idini igihe cyose ishaka kurayishyira, ikurayishyira, ikurayishyira, ikurayishyira. Niyo mpamvu usanga hahoraho intambara mu bijyanye n'umwuka cyangwa se n'inyigisho. Umwe akazana ibi, undi nawe akazana ibi ngibi, undi akazana ibi. Hanyuma rero abavandimwe, niyo ngo niba aho turi mu madini, aho dusengera, buri muntu wese yitekereze, arebe ese koko iyi Mana iducamo ibice, iyi Mana ituma tutinyagambura, iyi Mana ituma ntajyana ngo njye guteranirayo, iyi Mana ituma ntajya gusura abantu bamo hariya, iyi Mana ishaka kunzirikira ahantu hamwe. Iyi ngiyi ni Imana. Iki ngiki rero nimugitahura, nimukimenya, nimucyumva neza, muzabasha kumenya neza ububi ndetse n'impamvu amadini adashobora guhuza n'igihe atazahuriza. Nta kindi kibitera, ni uko inyungu ari gukorera si inyungu z'Imana, ahubwo ni inyungu zayo, dore ko n'ubundi byashyizweho kugira ngo rishyirweho n'umuntu kubw'inyungu ze. Niyo mpamvu nyine buri muntu wese agenda azana agakoryo ke, undi akazana akantu ke, undi akazana buri wese akagenda azana akantu ke kamutandukanya
n'ababandi kugira ngo bahuze. Rero reka soreze aha ngaha bakunzi bacu, ngiye komeze neza kandi mbifuriza gukomera subscribe kuyica no kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho, kandi na topic yose waba ushaka ko nabagezaho muyandika muri comment. Shalom shalom shalom.